ubundi nta kintu na kimwe gituma umuntu uzashakana Imana umwete azayibura. Uraho ntiwayishatse barakubwira ngo imodoka ugasara, urabizi uvuye gusambana no gusinda no kubeshya no kwiba no kugambana no kugira gute, bati ataha niho hari Imana. Oya, Imana izi ibintu biri muri wowe. Yego. Kandi bishatse iyo modoka yayizana, ariko iyo modoka ukaba nta mahoro uzayigiramo. Bibiri bivuze ngo ikise nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko ubundi aba bantu ibi bintu barabizi. Cyakaba ari izanyica. Naherekare nkubwira ngo ubundi ikintu nabonye dukunda ni ibinyoma. Niyo mpamvu kuri YouTube ibinyoma byabaye ibinyoma. None se babaho ibiki ko ari byo mushaka? Ati mpanurira imodoka. Ati buri umuhanuzi wampanuriye umunsi niba atampanuriye ko nzajya muri kajugujugu cyangwa nzajya hanze muri Amerika ntacyo yakoze. Aka kanya ngo hanuriye ngo ugiye muri kajugujugu. Ukoma ugahita ukoma amashyi. Ukimara kuyakoma nkahita vuga nti uzajyamo igiye kukwica. Wayakoma. Hoye, ubwo ngubwo umuhanuzi ntago aba yanyuze umuntu. Nibyo bintu usigaye mbona hanze hanga. Nyine ndashaka kukubaza. Akanya umwe ugiye muri abantu bo barabizi sanga y'abandi bantu. Bati nuriye urwaye. Uwo murwayi ndamureba ndasenga. Senze. Ariko bamwe nkaba barimo baraseka bati Batuse nawe mukozi w'Imana muzanye. Abantu bati baraseka barashwayuka abandi bararyama ati yewe bwarayobye koko. Ubwo abandi bibereye ku gacupa bati yo niwe. Ubwo nari nkinjira rero reba barabizi bazabikubwira abandi bantu babizi. Ndavuga nti none se Imana hantu unzanye kugirana. Ariko ubwo Imana ikabimaze iminsi mbwira ngo ngiye kukwereka ibindi bintu utaruzi. Uri kubyumva? Erega nta muhanga muri ibi bintu. Ukubona buri munsi umuntu wese muhuye bari ufite ibintu akwigisha, undi muhe wese afite ibintu yakwigisha, ahubwo twebwe twiga buri munsi ahubwo ari dushaka kumenya. Tubahaye ikaze bakunzi ba M Devote Official. Tubifurije amahoro y'Imana, Imana yacu itanga. Tubashimira uburyo mudushyigikira, mubana natwe umunsi ku munsi, mukanda subscribe, share, like na comment. Ntako mutagira kugira ngo dukomeze tugaragaze cyangwa dushire hanze ibiganiro dukora. Kuba dukunda mwifuza no gukomeza gushyigikira ibiganiro, mujye mwibuka gukanda subscribe, mukande kugasaraba kugira ngo ibiganiro byose twa-uploadinze muhore mubibona. Ntabwo ndi ngenyine rero, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Innocent, mutumirwa wacu w'uyu munsi. Tugiye kuganira ku kintu gikomeye tumaze iminsi twibaza. Reka tumuhe umwanya abanza dusuhuze. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amazina ni Innocent Nshimiyimana. Nshimiyimana ko ari umukozi w'umuhanga. Ikindi namwe ndabashimiye kudutekerezaho mukadutumira. Imana nibaho umugisha. N'abadukurikiranye nabo ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko mwabyumvishe ko mbivuze mbere, tumaze iminsi twibaza ibibazo byinshi. Hari n'ababitwandikiye muri comment bifuza ko twazababaza ibibazo tugiye kubabaza niba mubitwemerera. Nta kibazo mubimbaze, ibyo mfitiye ubushobozi byose ndabisubiza. Urakoze cyane. Ibibazo twibaza tumaze iminsi tubona hari abantu benshi usanga bafata impano bahawe bakazikoresha mu nyungu zabo bwite. Nshatse kuvuga ko abantu benshi ugasanga n'abadiyakoni, abandi n'abapasteri, abandi n'abavuga butumwa, abandi n'abaririmbyi, ariko ugasanga ibyo bakora babikora nka business, ntago babikora nk'impano bahawe n'Imana ikwiriye kugira abandi hindura, ahubwo babikora nka business. Ariko wajya ku ruhande gatoya ibyo twita behind, ugasanga bakora ibihabanye n'ibyo tubabonamo cyangwa se n'ijambo ry'Imana. Ariko uzasanga umuntu azagenda akaba pasteri, ugasanga niwe urarukubita umugore, niwe udashobora kwita ku bana, niwe udashobora kugaragaza urukundo mu rugo, niwe utaha mu rugo abana bakajya munsi y'ibitanda, ugasanga ni inyamaswa, ugasanga umuntu n'umuririmbyi, n'umwambuzi, n'umubeshyi, n'umugome, ugasanga umuntu n'umuvuga butumwa, ariko niwe wamaze abagore b'abandi bagabo. Uko abagore bagira ibibazo bakajya gushaka umuvuga butumwa ngo abasengere, aho ugasanga umuvuga butumwa niwe bakemura ibibazo byabo, ababwira ati muze ngenda bakunda nakemura ibibazo byanyu, anabasambanya. Ese ibyo bintu tubona twebwe hanze ahangaha nk'abakozi b'Imana mubivugaho iki? Ese Bibiliya yo
ibivugaho iki? Dufite amatsiko kandi twizeye yuko hamwe no gufashwa n'Imana turi buganire tukaza kubona igisubizo cy'ibi bintu. Karibu. Murakoze. Reka mbanze nsenge mbere yo kuvuga kuri ibi bintu, kuko nanjye soko ntabibona, cyangwa se soko izo ntambara zitatugeraho twese uko turi mu isi twese. Ubundi mu isi tubaho mu rugamba, tubaho turwana ubuzima bwa buri munsi. Rero bivuze ngo reka nsenge hanyuma mbone kuvuga kuri ibi bintu. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, ugira neza bugacya bukira, iyo uvuze biraba, ako kanya utegetse bihita bikomera. Ndagushimiye ko wavuze ngo tube turi hano tukaba duhari, wategeka bigahita bikomera, tukaba turi muri iki kiganiro. Rero Mana, imbaraga za Mwuka rero nizitumanukire tubashe kukumva no kuvugana nawe ndetse no gusobanurira abandi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyubahiro kibi cyawe turwanireho kuri byose, utuneshereze kandi dutsindire byose bibi biturwanya ndetse bitugota mu izina rya Yesu. Imbaraga za sekibi zose zamanukira kuturwanya aka kanya zikurweho n'imbaraga zawe, kandi ibyo Satani yaragambiriye gukora byose muri iki kiganiro bisubizwe inyuma n'ijambo watuvuzeho. Ngushime ko mvise gusenga tugoye kaze nakari mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urabanje urambwira uti ibi bintu tugenda tubona mu bakozi b'Imana, mu bavuga butumwa nyine ubwo ndabishyira muri rusange, mu bakozi b'Imana, nibyo ijambo rya mbere sibyo, ntabwo ari byo. Ariko ikindi nanone shatse kukubwira, kuba turi hano mu isi nkuko tugira akazi kagiye gatandukanye. Uyashobora kuba ari umuvugabutumwa, uyu nguyu ari umucuruzi, uyu nguyu ari iki n'iki, yari iki n'iki, ariko twese Imana ishaka ko tuyikorera. N'ubundi nababwiriza nanjye niba ndimo n'ibindi byose, yaba ari ugiye gusengera abantu, yaba ari ugiye kugira gute, arimo arakorera Imana. Noneho na wa wundi nawe uri gufasha umuturage mu kazi ukora, kaba ari aka leta cyangwa se uri kuvura umuntu, waba uri umuganga uri kuvura umuntu, mu byo ukoze n'umutima mwiza uhamanya n'ibyo urimo, urimo kumva icyo kintu mvuze, uba uri gukorera Imana burya. Kuko nta muntu nari nabona, nawe ubwawe ntawe wari wabona, cyakora ushobora kuba waramubonye, ariko ndagira nanjye bikubaza ubimbwire. Hari umuntu wari wabona uvomera Imana? Oya. Hari umuntu wari wabona utahiriza Imana? Oya. Hari uwari wahirira inka z'Imana se? Reka. No. None se hari umuntu wari wabona ufashije Imana umwana? None se ureze imfubyi kubera ibyo abango yakoreye Imana? Nuko yakoze ikintu Imana yakabaye ikoze iri hano. Ndabisubiramo muri ubu buryo. Ubundi gukorera Imana, reka nk'urugero rworoshye. Niba uri umuganga ukaba uri mu bitaro, Imana yarakuvuzeho, nicyo kintu abantu bajya bayoberamo bakagira ngo abakozi b'Imana n'abamarayika, cyangwa gukorera Imana ubwo niba uri umuvugabutumwa uri marayika. No. Uwo ni umuntu arageragezwa nk'uko n'undi wese ageragezwa, nk'uko uri mu kabari bugeragezwa n'uri hari bugeragezwa. Ahubwo ikintu kiba gisigaye, we ararwana yabanje kumenya ndinde, amenye uko arwana urugamba. Urugero, niba ugiye kurwana intambara, ugiye kurwanamo bari kugutera bakoresheje imbunda, wowe ugiye kurwana ukoresheje ikibando, ntabwo biri bukunde, baragutsinda. N'urugero nshatse kuguha. Bivuze ngo kwimenya uwo uriwe. Niba ndi umuvugabutumwa, nashatse ndahera aho ngaho, niba ndi umuvugabutumwa nkitwa umukozi w'Imana, nta kindi nyikora, sinyivomera, sinyitahira, sinyingirane. Kwitwa gutyo bivuze ngo ngomba kumenya ko ndi umuvugabutumwa bwiza, uri kunkurikira. Ngomba kumenya gukora iby'Imana ishaka ko nkora. Ni ibihe? No kubwiriza abantu iby'Imana ishaka, hanyuma akabikora. Urabyumvise? Hanyuma nanjye ndabanza nibwiriza nanjye Imana yashaka ko nkora. Ni bya bindi nkubwira ngo ni ukwimenya. Wabyumvise? Bivuze ngo nshobora kubwiriza aha ngaha abantu ibihumbi bagakizwa rwose, ariko giyewe kwibwiriza ibyo ngo mbikore byarananiye. Reka mbikubwiye muri indi zina. Ushobora kurwana n'urugamba, ushaka kuba uri ku rugamba ukarwana n'ingabo ukazitsinda, ariko we kwirwanya ngo witsinde bikaba ikibazo. Uri kubyumva? Kuko uzarebe n'ibintu, dore mbivugiye hano kuri kamera,
bivuge kuri icano n'umuntu uri kubwiriza imbere n'umuntu uri guhanura n'umuntu uri kugira gute na pasiteri uri hariya ari kubivuga n'umushumba uri kugira ibyo ari kuvuga nawe nizo ngamba arwana. Umurikire neza, urimo uranyumva neza? Ibyo ari kuvuga nawe nizo ngamba arwana. Ntuzice ntuzasaba, ni amategeko y'Imana abatubwiriza kandi nawe nizo ngamba arwana. Noneho rero ikintu gitandukanye aho birashoboka ko we yabibwiye uzabishobora wahereye kubyo yakubwiye ukabyumva ukamenya nuko warwana. Ariko we byamugeraho ugasanga yirengagije uwo ari we ntazirikana uwo ari we, nawe ngamenye ko ibyo bintu abwira abandi nawe abyibwira, bivuga byibwira, amenye ngo ngiye kurwana gutya. Iyo atabimenye rero atsindwa nkuko nundi utarabimenya nawe atsindwa. Wowe rero umuntu hanze aho bigutungurira nuko bigutungura, impamvu bigutungura ni iyi, uba nkaho we kuko yabikubwiye wabishoboye kandi ni umuntu urwungurikira. Ubundi ikintu kidutungura naho niyo hantu utajya kwibaza gute se yaba impamvu yabinyigishije we arabibashije. No, nawe nirwo rugamba arwana nkawe. Wabyumvise? Bivuze ngo buri muntu wese atabaye maso aratsindwa. Kandi ntibyaba bikuye ko wahamagawe n'Imana. Wahamagawe n'Imana gukora ibi ariko byarakunaniye. Nibyo bindi Kristo, nibyo bindi Bibiliya ivuga ngo Imana ubundi ubwayo iravuga ngo hari igihe kigera Imana igahagarara ku bitugu by'umupapa ikabura ubwoko bwayo. Ntujye ubona ibyapa mu muhanda? Ndabibona. Ibyapa ntuzi icyo bikora? Yego. None se ko bitubwira ngo ni munyura aha ngaha mushaka ikaritsiye dore naha ntitubisiga aho ngaho cyane? Yego. Mbese hari ikibazo rero nuko no mwivuga butumwa cyangwa se mu gukorera Imana twita ngo turakorera Imana. Ubwo nshatse nahereye kare kukubwira gukorera Imana nta kindi ni ugukora ibintu Imana ishaka. Urugero, kuba niba Imana iri aha ngaha ugize ikibazo uri kumbona ngo mbihere nko ku muyobozi. Niba uri umuyobozi uri hariya twaragutoreye kujya ukemura ibibazo by'abaturage tukabanza twara kubishoboye, burya dushobora kugutora Imana yaragutoye kera, utazanagira ngo hari ubuyobozi bujya butajyanywe n'Imana. Buriya udakina ibintu byose ubureba. Niyo mpamvu mu gihe witwa ngo uri umurokore utumvira amategeko leta ishaka gukora ntabwo uramenya icyo ari cyo, kubera ko ubwo butegetsi Imana yagiye kubushyiraho ibizi neza ko ugomba kububamo, bukakuyobora, bukagutegeka, ukabujya uzaba umurokore ngo ntukore umuganda ngo uri umuntu w'Imana. None si Imana nyine ni ibintu bye bitandukanye muri ubwo buryo. Nicyo shaka kubwira mugenzi wawe ntumukunda, ukunda Imana. Aho warayobye ahubwo ntabwo urabimenya. Imana iri hengu yinyereke. Wayinzaniye handi kavuga ati yego mwana wanjye urankunda. Yafashe umuntu imushyira aha ngaha kugira ngo wowe ubwawe uzakora ibintu uyikora. Niyo mpamvu mbago ku munsi wa nyuma Yesu azavuga ngo sinigeze kubamenya. Mwarahanuraga, ntitwahanuraga tukerekwa twajya gute aba bantu nibyo hoko barabikoraga ariko kuma ngo sinigeze kubamenya. Dore impamvu ngo ntabamenye, ntimwigeze munsura igihe nari ndwaye. Urabyumvise ibyo bintu? Nta wangemuriye, wabyumvise? Narabasabye nimwafungurira. Ndaza kubwira ikintu cyitwa gukorera Imana muri ubwo buryo kugira ngo ucyumve. Bivuze ngo gukorera Imana bikure mu kubwiriza no guhanura ngo byite ibyo gusa. Gukorera Imana ni ugukora ikintu Imana ubwayo iramutse ihagaze hano yakabaye ikora. Bivuze ngo niba hari icyo ukoze ikintu Imana yakabaye igikoze ibaye ihagaze hano ubukoreye Imana. Wabyumvise? Urimo urankurikirana neza? Yego. Ariko noneho niba ukoze ikintu witwa umuvuga butumwa ukabukoza ikintu Imana itatinyuka gukora iri hano, icyo gihe nta gukoreye Imana. Icyo akora abantu kwa ko tureba aho ngaho tuzakwita kuri umukozi w'Imana bisanzwe kandi waranaguye cyane cyangwa wikora ibyo ushaka. Niyo hantu abantu bakwiye gutandukanya. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo abanjye muzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Ku mbuto zabo. Niba uyu muntu ibikorwa akora Imana iramutse ihagaze hano itabikora, uwo mumwita umukozi w'Imana, ariko hari igihe Imana imureba ikabona ntiyigeze n'iryo zina. Ahubwo dushingira kuki? Mwebwe ahubwo mushingira kuki mwita umuntu umukozi w'Imana? Icyo shaka kubabaza ibyangwa n'amaso y'Imana. Icyo nanjye nicyo shaka kubaza n'umuntu ukurikiranye akabyumva. Ndashaka usubize none wambajije reka nanjye nkubaze. Ubundi wowe ubwawe ushingira kuki uvuga ko uyu muntu ari umukozi w'Imana? Kuko yambaye ikota akajya ku gatuti. Ibyo gusa warayobye niba ari uko. N'ababitekereza nkawe barayobye. Ni ikibazo.
gukorera imana ni ibi, ni ugukora ikintu imana yagakoze ibaye ihagaze hano. Cyangwa mwagize gukora imana ni ugusenga, nushaka kubireka imana ntiyahomba. hano ukuntu abantu biyoberanya tukajya tubona afite imirimo myiza hanze ariko mu rugo barashize. Reka nguhe urugero rumwe. Aha, urabona umurozi, ubundi nahereye kera bavuga ngo umurozi ngo bagira impuhwe, ngo ubizi ko umuntu ugira impuhwe se imana yamuha umugisha. Bagira impuhwe, baratanga, bagira ubuntu. Ubundi kugira ubuntu no gutanga ni nko gukorera imana. Ariko no imana izi ubwenge, irareba ikamenya. None umurozi ko agize impuhwe akaba atanze, nicyo shaka kubwira kuri ibyo mbwiye ngo kwiyoberanya ngo kandi ngo akagera nk'imirimo myiza ngo kandi ngo mu rugo byaracitse. Nibyo kintu ushaka kubwira. Umurozi agira ubuntu. Niko abantu benshi tubizi, bagira impuhwe, bagira ubuntu, barabyinira nyine gwe. Ariko kurikira neza, ubu ni ubuntu cyangwa nguhaye ibyo kurya atari uko ngira ubuntu, ahubwo ngiye kuguhitana. Ibintu by'abantu bataratandukanye. None Imana yo rero ifite ubuhanga bwo kureba ikamenya iki kintu umuntu akoze agikoze kubera iki. Niyo mpamvu nkunda kubwira aba bantu ibi bintu, babyumva gakeya ariko reka nongere mbisubiremo. Wabyumvise? Umugisha, kuba Imana yaguha umugisha ntago ari ugukora gusa, ahubwo icyatumye ukora icyo kintu ni Imana iguhera umugisha. Nawe kuvuga ngo kuri ubona umuntu akugaburiye nyine uvuga ati Imana iguha umugisha, batubwo kubera ko yakugahaye ibiryo byo kurya nyine, kandi Imana urumva yakaba yakoreye Imana, urumva. Ariko Imana yizi neza ikintu gitumye umuntu akoze iki kintu. Mbese aho urakoze cyane, Imana icyo nikitangiraho umugisha. Uyu muntu uko ageze mu rusengero agatura, icyatumye atura, ikintu gitumye atura ni iki? Bivuze ngo gutura nta mpamvu wakoze ubusa, ahubwo ikintu cyatumye utura ni iki? Ikintu kugaburiye uyu muntu, mbese uramugaburiye cyangwa n'uburozi umuhaye? None ubwo niba umuntu wese ugaburiye undi Imana imuha umugisha, ubwo n'umurozi rero biramuha umugisha. Rero Imana itanga umugisha ku cyo wakoze ariko bitewe n'impamvu wagikoze. Amen, amen. Reka nguhe urundi rugero. Umubyeyi ashobora guhana umwana akamukubita akanyafu yakosheje bitewe n'impamvu, Imana ikamuha umugisha. None yakosa ntumukubite, numukubisha akanyafu kabona umuvumo, Imana ubwo ikazaguhana. Yego, Bibiliya ni kwivuga cyaha abana we n'umucyaha ntazapfa n'umukubita umunyapfa, ahubwo uzamurinda umuriro wa Gehinomu. Mu yandi magambo, uyu muntu umukubisa akanyafu bitewe n'icyo amubwira, icyo kintu n'Imana imuhera umugisha. Kuvuga ngo ye ibyo ukoze nibyo kuko urimo uramujyana ahantu kugira gute ntigushaka. Ariko no kubuta mucyashye kandi yakoze ibintu ubona byamujyana Gehinomu ukagira ngo nimwe n'iki, oya, aho ngaho Imana ibona ko nta kintu ugize ute uko. Nicyo shaka kukubwira. Rero kuvuga ngo umuntu ariyoberanya, reka nkubwire, uzi impamvu uyu mugani ucirwa se ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa? Ahubwo iyo ngenzuye nsanga abantu barayobye, benshi barayobye cyane, ntabwo nkubeshya, barayobye. Icya mbere tugeze mu gihe gikomeye aho abantu ariko uzi impamvu abantu dukunda ibinyoma, dukunda buriya ntihazagira ukubeshya. Niyo mpamvu n'abanyabinyoma bariyongereye. Ati mpanurira imodoka, ati buriya umuhanuzi wampanuriye umunsi niba atampanuriye ko nzajya muri kajugujugu cyangwa nzajya hanze muri Amerika ntacyo yakoze. Aka kanya ngo hanuriye ngo ugiye muri kajugujugu, ugahita ukoma amashyi. Ukimara kuyakoma nkahita mvuga nti uzajyamo igiye kukwica, wayakoma? Hoye, ubwo ngubwo umuhanuzi ntago aba yanyuze umuntu. Nibyo bintu usigaye mbona hanze aha. Nyine ndashaka kukubaza, akanya umwe ugiye muri ati ati Imana ishimwe ati uyu munsi Imana yambonye, nkahita nkubwira niyo kajugujugu uzabugiyemo ikwice nicyo kizaba kikujyanyemo. Wakongera ugahita yakoma cyangwa uhita uvuga ati toka shitani Imana ntizanjyane. Imana ntuzanjyane. Rero abantu icyatumye tuyoba dore ngiki, turarikiye isi n'ibiri ku isi, nibyo turarikiye. Niyo mpamvu shitani yabonye ibyo bintu asuka umwuka mu bantu benshi. Niyo mpamvu uzabona umuntu arihandagaza kuri cano cyangwa hehe mu nsengero iki, akivugisha ibintu ngo ari kuvuga indimi. Hari abavuga indimi z'Imana koko, yego, ariko hari abita
akavuga ibintu atari Imana ibivuze, wabyumvise, akagira ngo ni biki, kandi nyamara biriya bintu biba birimo ikindi kintu cyo kunetarariza imbaraga z'Imana kugira ngo abantu hano hanze babone ko ari ibintu bisanzwe uwo wese yabikora cyane. Umuntu arabyuka akajya gusenga ukagira ngo agiye nko muri toilette cyangwa muri douche, ukabona ibi bintu rero nta kindi bizana. Satani we afite umupanga wo kwereka abantu ko ibintu by'Imana biraho. Niyo mpamvu ubona tujya gukora bisanzwe nta utabikora ibi bintu. Iki kiganiro cyo ntago nahita nkikubwira, nkubwira uburyo Illuminati ikoresha abantu bageze muri Illuminati, uburyo bakora n'amarenga bakoresha, kandi wowe uri ahanze ntube wabimenya. Nese ubureka nkwereke nk'ikimenyetso kimwe, abandi bo bazabimenya. Iki kintu wamenye cyo kivuze? Ntabwo nabimenya. Abantu bagikoresha ukuntu bangana ni benshi cyane. Hari bivuze, hari n'abakoresha batabizi, ariko kubera ko njyewe nkunda ndi runaka n'umusitari runaka ankunda akankurikiza imikorere yose nkoresha, kandi njyewe nari nzi icyo mvuga. Hanyuma nawe rero yabikoze, za mbaraga nari ndi guhamagara nawe ziramwitaba kuko ari gukora ibyo bintu bya nkuko ubona umuntu apfukama agasenga Imana ikamwitaba. Njye nuko Uwiteka yambwiye, yarambwiye ngo witinda uko ubona umpamagara nkakwitaba, niko uhamagara shitani nawe amwitaba. None ibi bintu mbikubwiye uko ubona uvuga ngo Mana ndagukeneye gutya na gutya, muri iyi si Imana ikora mu buryo bw'umwuka, Satani nawe naho icyo uhamagaye cyose kirakwitaba. Ibyo bintu abantu benshi ibintu abantu babizi. Ejo nigeze kubwira abantu ngo jewe Imana iramvugisha nkabyumva na shitani yavugisha nkabyumva. Imana ubwayo iramvugisha, wabyumvise, shitani nawe akamvugisha, kandi ayo majwi yose nkayumva. Simbivugiye kuri kamera, babimbaza ari benshi. Ariko se ibintu ukoze cyangwa se ijwi wumvise ni iry'Imana, niba ari ryo ukomezaho, ni irya shitani niba ari ryo rekura, kuko nta kindi ni ukukwica. Wabitandukanye ute? Reka nkwereka akantu kamwe wivuga ngo wabitandukanye ubwo naba nsimbutse. Ndashaka kubanza gusobanura iki kintu nawe wabonye nkora. Iki kintu ubundi iki kintu kivuga ni cya kimenyetso cya 6 ariko kugira ngo umuntu amenye ngo ni iki biragoranye, kubera iki ni mu marenga. Ndetse reka nkubaze, kubona abantu biri baba shitani, ugerageje gushushanya shitani wese ahita muha ibihembe, akamugira umukara, akamwasamisha, akaka umuriro. Ntabwo ari uko shitani asa, namayobera, ntabwo ari uko shitani asa, ahubwo kwa kwintekerezo zawe kuba ati shitani ni kibi, ninde ukunda ibintu bibi? Ntawe. Reka nkubaze, iyo ugiye guhaha mu isoko uhera ku bintu bibi cyangwa uhera ku twiza? Utwiza cyane. Iyo abashitani asa kuriya rero kuri atubibu nta muntu ubumukorera. Ahubwo tuba twagerageje nyine kumenya ibikoresha, ibintu akoresha n'ibinazahemba, tukagerageza gushushanya ibintu nyine bihabaye bihabije biteye ubwoba. Ariko Satani ikintu akoresha cya mbere ni amanyanga kabisa, ni amanyanga. Ibi rero nabyo biri mu manyanga do. 6 iyi ni imwe, iyi ni 6 ebyiri, iyi ni 6 ya 3. Ariko kugira ngo wowe ubone umuntu dore urubyiruko hano hanze, ariko wasobanurira impamvu ubona urubyiruko rwinshi muri Afrika cyangwa se he ubona bashaka kubaho nk'abanyamerika, wayisobanurira? Ikibazo nta kikoranye. Ibintu na amanyanga kandi imyuka irakora. Nicyo shaka kubwira rero. Hari igihe nawe abantu bari gukora ibyo bintu rero, ukabona n'abakozi b'Imana, ukabona barakora ibingibi barakora ibingibi, burya impamvu utabimenya nuko nawe uba ntacyo uricyo. Reka mbisobanuye gutya, ubundi nushaka wambaje ngo wabitandukanya gute, wagira ute? Nushaka kumenya iburi kubera muri Kongo, wabyumvise, witanga amakuru ahagije nk'uhari kandi udahari, simbuka ujyeyo cyane, ubanza ubirebe ubimenye, uzaza kuko ibyo washaka kumenya wabimenye, uzaba wabimenye. Ndi kugerageza kukubwira iki, ushaka kumenya amakuru y'u Rwanda, mbese ko u Rwanda baruvuga ukunuku urugero gute, ukabura ahandi uyabara nk'umuntu uhari, ntubeshya. Kugira ngo ubimenye neza ngwino urebe mbese aho ibyo abantu bavuga cyangwa birirwa batubwira nibyo cyangwa barabeshya, aho niho uzamenya ukuri kw'ibintu. None ikintu kitangaza, abantu barajwe ishinga no kujonjora iyi myuka yombi uko ari ibiri, uw'Imana n'uwa shitani, kandi n'abanyamubiri. Ibi bintu ntiwazabimenya rero. Senga Imana iguha uwo mwuka wo gutandukanya iyo myuka, kuko ntizabyanga. Nimara kubiguhereza wowe ubwawe uzabimenya, kuko ibi bintu nibwo nabigusobanurira. Hari abantu bakomeje kuyoba, ariko ndayomba bwire benshi bayobeshejwe n'iki, no kubera ko badashaka kumenya icyo Imana ivuga, ahubwo bakurikiye ibyo abantu birirwa bavuga.
amagambo y'abantu sazageza ku bantu. Abantu batakaje kumenya icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo muri Bibiliya. Baraho gusa usimbutse wese Imana iravuze ngo tandukana n'umugabo uri yaso wawe. Imana iravuze ngo gira gutya gira gutya. Imana none iki n'ubundi wabonaga uwo mugabo ataguhagije cyane. Ukaburirutse bati numvise Imana nkomorera. Hatazagira ubabeshya. Ibintu by'Imana wabyumvise ubwira ubwayo niba ushaka kubumenya yegere. Ntago nashatse gusobanura ngo uyu nguyu gusa nagiye nguha ibimenyetso bigiye bitandukanye. Shitani arimo arakora ariko n'Imana irimo irakora. Reka ne kujya kuri ibyo bintu byambayeho. Urakubona ukuntu ngana. Mu minsi itambutse abantu barabizi wenda bazana bikubwira n'ababizi harimo abanzi aho ngaho duhurira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hafashwe umwana baza kumpamagara ariko bari baramusengeshereje ahantu hose byaranze. Hanyuma ngiyeyo baje kuntora inka saa 5 z'ijoro. Ngezeyo abantu bo barabizi sanga y'abandi bantu bati nuriye urwaye. Uwo murwayi ndamureba ndasenga senze ariko bamwe nkaba barimo baraseka bati batuse nawe mukozi w'Imana muzanye. Abantu bati baraseka barashwayuka abandi bararyama ati yewe bwarayobye koko. Ubwo abandi bibereye ku gacupa bati uyu ni we. Ubwo nari nkinjira reba barabizi bazabikubwira abandi bantu babizi. Ndavuga nti none se Imana ahantu unzanye kugirana ariko ubwo Imana ikabimaze iminsi mbwira ngo ngiye kukwereka ibindi bintu utaruzi. Uri kubyumva? Erega nta muhanga muri ibi bintu. Ukubona buri munsi umuntu wese muhuye bari ufite ibintu akwigisha, undi muhe wese afite ibintu yakwigisha, ahubwo twebwe twiga buri munsi ahubwo dushaka kumenya. Imana ikarambwiye ngo ndaje nkwereka ibintu utaruzi. Nkagira ngo wenda ni ibiki simenye ko bizanyura muri iyo nzira. Ngeze aho harimo abayisilamu harimo abaki ati niwe mukozi w'Imana muzanye urumva ukuntu ngana n'ukuntu bati batapo bati nta muntu murimo ati use none bakurikiza ahantu bazengurukanye uwo mwana wabyumvise bakurikiza ahantu bamuzengurukanye mu bantu bazwi ruguru hepfo mu bakuru mu basaza mu biki byaranze niho baheragaho nese abantu nabarenganya nuko batazi yaba bari bazi ko atari umuntu ukora hakora Imana ntago baba barabivuze bivuze ngo ntago nabarenganya icyo nabashishikariza nabo nibura ikintu ushimira Imana nuko yaberetse ko ibyo bazi hari ibindi bintu bakeneye kumenya. Ako kanya natangiye gusenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza wabyumvise bamwe baratangira ati burya koko wa muntu n'umukozi w'Imana wabyumvise rekuze kumva ikindi kintu gikomeye wa mwana bwarakeye ibintu ndi kuvuga ntabwo ari amagambo nawe ubwe iki kiganiro nakireba azanabaho ubuhamya cyangwa uzanamutumira ze hano uzabwire mukubwire azaze hano atambutse ubuhamya abivuge neza ibintu ndi kuvuga nta kintu na kimwe mbeshyamo kuko ndamutse mbeshya no kwinikinyicaje hano cyaba ari ibinyoma no ntabwo ibyo nabikora. Narangije tugiye aho hantu gusengerayo ubwo cyari icyumba cy'abakozi b'Imana icyumba cy'abakozi b'Imana basengera mu nyine basengera abantu ajyayo agiyeyo afatwa ubwo mwana indwara yararwaye Sekibi yari yaramutwaye kuzimu yabaga ikuzimu yaramaze igihe baramutambye hanyuma nico kibazo yari afite bari baramutambye ku buryo yarasaraga agenda gapfa kabona yapfuye bikaba ibintu bikomeye ku buryo byasabye ko nyine ari ugusengerwa ariho hano ubundi ahandi hose baravuje byaranze. Hanyuma rero aho ngaho niho bamwinjije ni mu barokore aricyo kintu ngiye kukubwira ukuntu abantu benshi twibwira ngo turasenga ahubwo hari ibintu dukwiye gusobanukirwa tutazi. Twatuzi ngo turasenga kuko twamaze iminsi 3 twiyirije hoya hari ibintu dukwiye kubanza hari ibintu dukwiye kumenya tukagenda no mu bintu tubizi Imana ukorera ukabubizi ko ari Imana ukaburyo ugera ku rwego uba nka Sadraka Meshaki na Abednego twamiriye Imana ariko uri muri mukikina bavuze bivuze ngo aba bantu barasobanukiwe Imana bakurikiye ariyo nabo baje turirukanka turanya amasengesho twebwe ariko aba bantu aho ngaho yinjiyemo aho arasenga
naracecetse narindi maho basenze basenga aba noneho wumva ukuntu Imana itangaje ubwo ntiyambwe ngo ugiye kunyigisha ntabwo nzi uburyo izanyigishamo basenze ako kanya bari mu gusenga ndabyibuka nabo barabyumva bamwe nibagurikira ikiganiro bazabimenya ndabizi ko atazabura abikurikirana bakabwira nti dore bya bindi noneho ako kanya bahita bamutwara kuzima barapfuye arahwereye hari abantu batazi ko ibintu bibaho birahari bibaho n'abana benshi bati kuki nibura zabatumire nibura batanga ubuhamya n'ahandi hagiye hatandukanye barahari ibintu Imana ivugira nabikora noneho ako kanya basoje ibyo bari barimo bagiye kumukoraho usanga umwana yagiye yapfuye yahwereye yaragendaga nyine agapfa ukaba utamukoraho nyine utari muzima nyine byarangiye ubibona ko byarangiye ubwo noneho ndavuga ni baravuga bati nuko umusengera akagaruka bajyaho ubwo bari nka 70 ingahe n'abakuru mu matorero nyine n'abanyamasengesho bafatitse bigiriza iminsi nta napfa gushobora wumva ikintu ushaka kukubwira kubita iminsi 6 ugiye ntashobora n'ingahe cyo ushaka kugura icyumbi noneho hari igihe abantu twibeshye ukagira ngo hari ibintu by'Imana bizava mu kwicisha inzara no nta kintu Imana ipfa n'ibiryo nushaka kurya ahubwo icyo agambiriye gukora yagikora mu buryo bwayo ako kanya barasenga biranga ubwo nicaye aho ngaho ndimo ndareba nanjye ndimo ndavuga nti Imana we barasenga biranga ariko icyari cyatumye mba ntasenga ni iki ni ukubera ko bari bavuze ati hari abantu bafite imbaraga tumva tupfa kuhakandagira gusa biba byarangiye niyo mpamvu rero nabaye ncecetse kugira ngo nyine Imana ntiyambwiye ngo nukwiga se kandi n'ubu ndashaka kwiga n'ubu ndakiga nanjye navuze ntireka nige n'ubu ndacyashaka kwiga nibyo niho hantu bitangarije rero ako kanya umwana yanga kuza yahugaruka banze basenga nk'amasaha ngahe yaje kugaruka ndabwa ni ngaho nimuve mu nzira rero nanjye senge uri kubyumva baragupinga ndi hano kuri kamera ibintu mvuga ndabizi ko atari we wenyine uri kubyumva ndabizi ko atari abangabo bonyine bari kubyumva ndabizi ko biri kumva ahantu hose bizagera kandi ibintu mvuga byose ndabivugisha ukuri icyo mbeshyaho biraba byatandwe woranyita umukozi w'Imana Imana ibona ndi icyata uri kunkurikira ibintu mvuga ni ibintu byabaye nuwo wahamagara wese yakubwira ngo ye bivuze ngo nushaka kunyomoza wabyumvise anyomoze ndabaha nimero noneho nambaza nzamuha proof bintu bifatika yego yirebere n'amaso hanyuma ako kanya ndavuga ni ngaho noneho nimwigeho nanjye senge ndangije njya ku mutwe ndi kugerageza gusobanura iki kintu abantu bita ibintu ahubwo nabari bo bafite ibibazo ahubwo ikibazo barazize kutamenya njya ku mutwe w'uwo mwana wabyumvise ndasenga mu izina rya Yesu bisanzwe mpamagara Imana ndavuga nti Imana shyigikira ijambo wavuze kuri giye gushyigikira ijambo watuvuzeho nk'abakozi bawe ako kanya umwana barashidutse avuye kuzimu arangije aravuga ngo iyo utankoraho barambwiye ngo ntabwo nari kugaruka kuko muri yo basenga bingana iki ntabwo nari kuvayo ibyo ni ibintu byavuzwaho noneho aho kugira ngo bavuge bati wenda uyu muntu twafatira tugasenga byahise bihindukira nitwa umukozi wa shitani kubera iki asenga aka kantu kangana gatya igitaye nibo bukabutura w'inaya mapantaro ni gutasenga gutya umuntu akagaruka twe twasenze ntagaruke noneho barangiza ngo uyu nguyu uje bakamubwira gutya noneho byarangira akaba yafashe no ku mutwe kuki yagiye dore yafata ku mutwe yagiye gusenga ibyo byose gufata ku mutwe bafata kuba aje akavuga ibyo bafata kuba ngana gutyo bafata kuba nsa gutya bafata kuba imyaka ari iyi gufata ibyo purase babiteranyije bihita bingana no gukorera shitani bihita bingana no kuba afite imyuka mibi uri kumva ntabwo ndi burenge muri ubwo buryo mba ndagiye ndabyibuka ari ahantu nari ngiye nahise mvaho ngaho ndagenda ntabwo ni njyewe
ngiye gusenga, hari abantu twari dufite gahunda yo gusenga. Ngiye iryo joro nabwo aragenda. Udabyibuka gaseka. Ntugire ngo nuko ndi kuri kamera ndabyibuka byarasekeje na n'ubu biracyasetse. Noneho barangije basigara bavuga ati agiye barasenga yanga kugaruka. Bampamagaye saa 7 z'ijoro. Ubwo ubyumve harimo urugendo runini ntago nayo kujya iryo joro. Bampamagaye ndabwa nimushyire telefone ye ku gutwi, ndahaguruka ndapfukama ku buriri, bashyira telefone ye ndabwa nimushyire parire, ndasenga ntago narengeje iminota 5 umwana baragarutse. Noneho biba byanyabyo ko gore ya shitani ahubwo bazaraye mbana nawe. Urabyumvise? Ubwo bamujyanye kuzima. None dore buri gihe niyo amagambo. Ariko ngo icyo gihe nyine ibimenyetso barabihuzaga bate kuki yagiye, kuki yaragiye gusenga, nyamara ibyo ntibikureba. Ikikureba ni iki Imana ikora. Wabyumvise? None abantu banani rero kubera ko abantu bagize ubwoba ngo ibintu byose ngo Satani ngo ni uri gukora ibi bintu. Oye, igihe rero nshatse kukubwira nubwo ntararenga aho ngaho ikintu nshatse kukubwira, shobora kuba ibintu ntari kubivuga neza. Ariko ndaza kugera iminsi mbivuge neza abantu babimenye. Mu gihe urumva utarizera Imana, Imana ishobora no kukwihorera. Yakwihorera. Kuko ibintu byose Imana ikora ibi biza ahantu iteze inyungu cyane. Uri kubyumva? Cyane. Kubera ko hari ikintu abantu bundi tugomba kumenya. Imana ikora ibitangaza, shitani nawe akora ibitangaza. Bishatse kuvuga ngo ikibazo ntabwo ari ibitangaza, ahubwo icyo umuntu akwiye kwigaho no kumenya ni umwuka w'ibitangaza. Ariko ikintu gitangaje dore ngaho kiri, uzamenya ko uyu mwuka ari uw'Imana gute nta mwuka w'Imana ufite? Nabyo ni ikibazo. Uzamenya ko uyu mwuka ari uwa shitani gute nta mwuka w'Imana kuvuga ko ari uwa shitani? Kandi icyo shitani ashaka nawe ari ukukuyobya kugira ngo umenye ko uyu mwuka ari uw'Imana. Aho niho ruzingiye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nushaka kumenya ibivugirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngwino hano uzavuga ibintu uzi. Niyo mpamvu n'umuntu akureba mu myaka ufite, Imana yakoresha imirimo n'ibitangaza bakavuga ngo ntibishoboka. Ubundi si ibyo ushaka ko bishoboka ni ibiki? N'amabuye azavuga. Ariko ibintu ushaka ko bishoboka ni ibiki mu gihe formule y'ibyo bintu ntayuze? Wowe urifasha usenga imyaka 20, urumva ko ari wowe ugomba gusenga Imana igakora? No, Imana izakora uko ishaka, nibwo Imana bwayo. Mu gihe ukizi yuko ibitangaza bikorwa na shitani gusa, ngo shitani ngo Imana izakwihora nta kintu izakora. Kuko ibintu Imana ishaka gukora ni ibintu izabonamo inyungu. Nawe igihe ubona ukizi muri wewe ko shitani ari buzura abantu, shitani iyo umuntu asengeye umuntu akazuka ngo ni shitani, iriya ntago ari Imana. Igihe ukoze ku bantu baremaye bagahaguruka wiriya ni shitani, mwe murabona uriya mwuka w'Imana, icyo gihe Imana izakwihorera kuko uzabayimanurira amagarade. Mu gihe gitekereza ko Satani ari gukora ibitangaza nk'ibyo, Imana izabikwihorera. Nese yamutse bikoze yakungukira nanone. Ariko kandi nibikuyeho ko shitani atari gukora ibyo bintu. Wabyumvise? Niyo mpamvu nakubwiye ngo kugira ngo umenye ikintu neza aho hantu birasaba kuri bugeyo. Wabyumvise? Bibiliya tubwiye ngo muzamenya abakozi abanjye, muzabamenyera ku mbuto bakora bera anyuramo. No kurebera umuntu mu myaka afite, kurebera umuntu mu isura afite, kurebera umuntu yuko adakiza adafite amafaranga, kurebera umuntu yuko ameze gutya, kurebera umuntu yuko Imana yamuteje imbere wenda ngo nuko ngo ni imyuka. Ntago ibyo ngibyo ari byo bigenzura umwuka w'Imana n'umwuka wa Sekibi. Ikigenzura umwuka wa Sekibi ni iki? Nuko Imana iri bukureba ikaguhishurira. Amen. Iraguhishura byagenze bite? Urayishaka. Bibiliya ivuze ngo iki se? Nuko Uwiteka uvuga ubundi abashakana umwete. Ubundi nta kintu na kimwe gituma umuntu uzashakana Imana umwete azayibura. Uraho ntiwayishatse barakubwira ngo imodoka ugasara, urabizi uvuye gusambana no gusinda no kubeshya no kwiba no kugambana no kugira gute, bati ataha niho hari Imana. Oya, Imana izi ibintu biri muri wowe.
yego kandi bishatse iyo modoka yayizana ariko iyo modoka ukaba nta mahoro uzayigiramo birivuze ngo iki nta mahoro y'umunyabyaha ariko ubundi aba bantu ibi bintu barabizi cyakaba ari izanyica naherekare nkubwira ngo ubundi ikintu nabonye dukunda ni ibinyoma niyo mpamvu kuri YouTube ibinyoma byabaye ibinyoma none se babaho ibiki ko ari ibyo mushaka ntabwo byoroshye ariko hari nyine nakubwiye ngo ibi bintu ushobora kuba ntari kubivuga neza ariko nzabivuga neza wowe uri kumbaza ko ari ibinyoma ushaka nanjye nkaba nshaka amafaranga cyangwa nshaka ubundi buryo nintaguhereza ibyo ushaka wowe urabibona ikibazo abantu mukunda ibinyoma no kubeshywa mushaka ukuri ubabwiye ukuri kw'ijambo amavuta yego biraheze nimubona ko bisara ku gikuta muravuga muti gwiki ibi nibyo na Yesu bavuze igihe yababwiye ati ibi bintu mwumvise bisomwa birasohoye barahaguruka bati ntabwo ari we wari kubisohoza ni Mesiya kandi ari we nyiri kubabwira kubera iki uko bari bazi uko batekereza ko Mesiya azaza ntabwo ariko yaje yego aho bahita babifata barabiteranya bahita babona ko ari ibinyoma cyane uko abantu banga ukuri ibyo kuri byanyabyo ntidushaka kubyumva uzi nkubwira ibi bintu tutagiye kure y'iki kiganiro muhite munagisoza bikubwire utambajije byinshi utiri unaca hirya no hino ndajya nkubwira ibi bintu ubwo ibi bintu mbabwiye muhite mugisoza Satani arimo arakorana imbaraga nyinshi yego Imana irimo irakorana imbaraga nyinshi yego noneho wowe urashaka gukorera nde amahitamo yanjye amahitamo yawe Imana ishimwe Imana yarashyizeho inzira ebyiri aha naho aho ubona kubonera uba ari hujya noneho rero amahitamo yawe arakwerekeza he ku Mana ibibazo kuri shitani niba ari ku Mana kurikira ibyo Imana ishaka ubinyuremo izaguhishurira nakubwira uw'Imana undi ko mubona abantu bose base utumye nkubwira n'iki ngiki ubu nafashijwe kandi amen ubundi hari igihe Yesu yari ari kumwe n'abandi na mama we n'iki barasohoka bamusiga mu rusengero yego barangije baza kumubariza bamubuze baragaruka baramubwira ati nyoko na bene so bakubuze aravuga ati mure mutuje mbanze mbabwire bene data baribo yego nabumva ijambo ry'Imana bakagira bati bakarikurikiza kubiri kumwe n'umuntu mu rusengero cyangwa muri gusenga muri kuvuga ntago ari cyo gihe akari mwene so icyo gihe akari mwene so niki nuko ari bukora iki ijambo rivuga amen tambuka rero ugende nubona umuntu mu rusengero gukora ibintu Imana bitagendanye n'ijambo ry'Imana menya ko atari mwene so kwirirwa umuvugaho byinshi urimo urata umwanya rwose menya ko atari mwene so nutigiye ukumva intambara mu barwe uzi kugeragezwa na mwene so niki se kikubwira ko ari mwene so ko ari baho abantu bayobeye wowe umutsindagira kuba mwene so kandi ntabwo ari we cyane Yesu yagiye kuvuga biriya ntiyarabizi ko bari abavukana yarabizi nose tumurusha ubwenge haravuga ngo nimwe muretse mbanze mabwire muri ibeshya dore nibi ngiye abantu turi kurwana nabyo cyane iyo abantu mwamvaga kuri kwijambo hako se turagushaka ko dushaka kumva iby'imitima yacu irariki indonke zacu sha ibintu zabimbaze nzabigusubiriramo neza ngewe shitani yaransanze arambwira ngo ndashaka ko dukorana yego hanyuma bikagenda biti ambwira n'umubare w'amafaranga yego ngo ariko uzakomeza witwa umukozi w'Imana yego ariko ibimeze bityo uzajya ubikora gutya yego ntabwo uzabikora uko wabikoraga ndavuga ni none se ubwo naba nitwa umukozi w'Imana gute mu gihe ntakora ibintu Imana ishatse ko nkora ngo mbikore uko yego arambwira ngo buriya abantu baba shitani ngiye nawe ngo Imana iramvugisha nkayumva tukavugana tukaganira na shitani nawe akamvugisha nkamwumva tukavugana yego ibi bintu nkubwiye ni ukuri wabyumvise yego nushaka kubimenya neza uzabimenya ibintu nkubwiye ni ukuri hanyuma aho ngaho niwe yambwire ngo rega abantu hari ikintu mutazi impurugero irambwira ngo runaka inamuvuga mu izina aramumbwira mu izina arambwira ngo uriya ntumureba ni nazwi ntafite abone ntagize gute ati uriya turakorana yego nzajya nguhemba menshi kumurusha kubera impamvu iyi niyi ubwo se niriwe nzikubwira yego uri kumva yego
ako kanya tukiri kubona icyo kiganiro ijwi rimanuka hejuru rirambwira ngo umwe muri aba bato icyaruta wahambirwa urusyo mu ijosi ukajugunywa mu nyanja. Rero bamubona benshi hari abaje baje kugusha bamwe muri aba bato. Yego. Mwebwe mugakomeza mukabita abakozi b'Imana. Kandi nyamara cyabazanye no kubagusha. Ese bantu mwumva iki mukunda ibinyomerega nicyo kibazo cy'abantu. Ukuri. Hari abaje ari iyo ntego bafite muri nanga ubuse nakubwira byinshi ntago nabivugira hano byose nzakubwira ni byinshi. Rero hari abaje n'ubundi ari cyo cyabazanye naho wewe biri kuvuga ngo baragucumuza kandi n'ubundi nicyo bo bari mu nyungu z'ibyo bakora nicyo baje gukora ariko wowe ukabura aho gusa urahumye urirwa muri bwebwebwe nkaho wagakurikiranye Imana. Bibiliya ivuze ngo ikisi igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo abakorera data bamusenga abakora mu mwuka abasenga data bamusengera mu mwuka abo ngabo bonyine bari bo bamusenga. Yego. N'abantu baraho bamwe baraha abandi baraha abandi barabeshya mukabyumva mugashorera mugakurikira hariya hari Imana ivuga warayobye wowe niye Imana itavugiye umutima wakoze ibyo Imana ikubwira ko ibyizakora ku buzima bwawe bizi kuruta uko ubitekereza. Ariko reka nkubaze wowe wakubwira ibyo use nkubwire ngo iki ngo urugero rw'ibi bintu reba iyo umuntu agiye ari kubaka sibyo inzu igeze hagati iyi mvura ikubyara asenga agashyira amavi hasi ati Imana imvura ntigwe kuko yasenyera. Noneho ureba n'undi ako kanya bari kumwe ufite imyaka yishwe n'izuba ashyira hasi amavi hirya nawe ati Imana imvura kwicwa n'inzara. Yego. Muri abo bombi babiri Imana irumvira nde bose nese nimumvira bose biragenda bite? Ikibazo gikomeye imvura nitagwa imyaka iruma kandi uyu muntu n'umurokore yasenze hamagaye ijuru. Imvura nigwa inzira senyuka kandi uyu muntu n'umurokore yahamagaye ijuru ngaho mbwira ari wowe urasubizane niyobera kandi bose bavuze ngo iyobera. Aho rero niho abantu bayobeye. Ntago abantu murahishurirwa ko Imana mu bumana bwayo ushatse wavuga ikazakora icyo yagambiriye gukora kandi yaranakumvise uvuga. Ahubwo wowe urasabwa gukora iki? Urasabwa gukiranukira Imana ibindi by'Imana izabikora uko irabizi kukurusha. Yego. Wabyumvise? Yego. Irabizi kukurusha. Rero nibyo ndi kukubwira abantu be kuyoba hariya nyine Imana iraho iranareka kugeraho. Abantu muri iyi minsi ntibagisenga ese iki urakizi undi ngewe rero nibibazo muba mumbaza hari gemba numva mutambaza ibyo mukwiye kumbaza nkumva hari ibintu mukwiye kumbaza hari ibintu mumbaza nkumva ibintu mumbaza nkumva nta kici. Abantu muri iyi minsi ntibagisenga nubwo mwumva baseka abantu ngo bararaguza nabo bararaguza ntibagisenga. Ubu se gusenga ni ubu dusigaye tujya mu madini urusengero rucinjiramo bagahita ati kuva wageza ku mateleviziyo turayibona ati taraba n'imihate nindambuye ko intambara mu isi zashira. Ntabwo zashira turi mu rugendo wajyayo wazisohokana ukaburaguye bati barambeshye wowe ntabwo uzi ibyo ugiyemo. Ariko nuriya wakubwiye yarakubeshye cyane. Ari gihe muzageraho mumenye ko turi mu isi dufashe igihe mu Yesu aravuga ngo ushaka kumurikira nabanza agira ati yiyange yikora umusaraba we ubundi ahereka nkurikire. Yego. Akakongera ko akubwira kimwe mu bantu babavuga butumwa abahanuzi abagira bate bakomeye banagira bati kimwe kimenyetso cya mbere kizakubwira umuntu w'umwuka w'Imana n'umwuka wa shitani. Dore ngaha mbikubwira hano kuri kamera nuzabikurikira azabimenye ntiriwe mvuga byinshi. Yego. Abantu batumwe na shitani ikintu cya mbere bakora no kwibagiza abantu ijuru. Bari bibagiza bati uzi uburyo bari bibagizamo barababwira ngo ukigera ahangaha byose biba birangiye. None mu gihe umuntu azabaho abizi yuko ikibazo cyose yagira kikemukira imbere y'uriye mu ijuru ajya kubaza igiko mu ijuru uzarebe iyo umuntu atashye apfuye nibyo mvuga. Turavuga ngo Imana ishimwe yaruhutse imiruho niki n'imihati. None niba imiruho n'imihati ukiruhuka uri hano ijuru ribaza iki? Ubundi ijuru ikintu gituma turi kumbura ni imiruho n'imihati tuba mu mwisi. Naho niba uzi ko umuntu akayihandagaza aravuga ati indwara yose ufite upfa kugera abazimu ako kanya umva we barababeshya benshi babakuramo ijuru no kurishakisha. Uri kumva ukazageza ukumva ko reka mbyihoreye ariko nayo ngwe ukiri mu isi
ubu ngubu ujya gusenga bakubwira ati usanga abantu benshi bajya gusenga kuko bashaka gukira. Gusenga no kubona amafaranga biratandukanye mushe. Niyo mpamvu umuntu ajya gusenga agahita ashyiraho n'igihe azasubirizwa. Icyo gihe cyagera atarasubizwa akabaraguye. Ariko uziko ari byo. Kuko ntabwo yarazi ibintu agiyemo. Wowe urabaza shobuja ukamwaka ntukora. Nuri umukozi. Reka nkubaze. Nuri umukozi. Ukora akazi ushinzwe gukora. Igihe uzahemberwa ari igihe barenzaho umunsi cyane ntibawureze cyane bagire batari ko nuko n'Imana imeze. Wowe urasaba. Ubusaba ni bosi. Uranamutegeka igihe agomba kugusubiriza. Naho abantu bayobeye rero. Mu byumweru bibiri ngiye gusenga nimba ntasubijwe ndamenya ko ntasenga. Wowe none se kusabye wabaye witonze ko wabwiye yumvise ko azagusubiriza igihe ashakiye nkuko nawe washatse kumusaba igihe ushakiye. Iyo nabikubwira kenshi mbabarira rwose ibi bintu nzagaruka bikubwire neza. Ibi bintu ngewe nzagaruka muri iki kiganiro neza wenda byabwire neza kuko ndumva ariko ikintu mbasabye ikintu mbabwiye jewe dore ngiki. Abasenga neza rata ni musenge mwubaha Imana. Kuko abasenga bafite ibyo bashaka nabo baragwiriye ndetse baranaje. Ariko se ni muzi ko byahanuwe ko minsi ya nyuma hazaduka abahanuzi b'ibinyoma n'abaki bose bakora ibiki. Ariko twebwe nitwe tubahamagara kubera ko nibyo dushaka. Nese barajya ugupfumaguza ko ngiye kujya ha twe turaraguza benshi turaraguza buriya njyande reka nkubwire iki kintu ndakivuze n'umuhabaro maranye iminsi ndeba barakore nkare ukuntu benshi bayobye nareba ikintu Imana abenshi ntago ari bose abenshi barayobye kandi babira muri ibi bintu mubwije ukuri ibi bintu bikubwiye uri hano uri kumbaza bibwiye n'undi muntu nkurikiye n'undi wese unteza amatwi abenshi bibwira ngo barasenga bitwa ngo barasenga abenshi barayobye ntago basenga bararaguza. Musenge nibyo nababwiraga. Nimero zanjye reka nzibayirize 078 47 47 55 gatandatu. Umuntu ushaka kumpamagara agira ibyo asobanuza agira ibyo ambaza yambaza nimero yanjye niyo ngiyo. Ntago nihishe ndahari. Uzampamagara nzamusubiza nuzasobanuza nzamusobanurira ibyo nzi nkuko mbizi. Mu izina rya Imana ibaho umugisha. Amen. Urakoze cyane umutumirwa wacu ku kiganiro cyiza tuganiriye dusesengura kuri byinshi benshi batari bazi kandi bifuzaga kumenya. Nanjye hari byinshi namenye nari nifite amatsiko nungukiye hano. Ibisigaye tuzabibona muri part 2 cyangwa se mu gice cya kabiri. Mbese mwibuke gukora subscribe mukande kugasaraba kugira ngo ikiganiro gitaha muzabashe kukibona. Nkuko abahaye nimero uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa se ibindi wifuza kumubaza wazamuhamagara ukamubaza. Hanyuma turabashimiye ko mwabanye natwe muri kiganiro kandi ko mutadutengushye ngo mube kure yacu. Ndabashimiye kandi ko mwakuyemo inyigisho nyinshi zitandukanye. Tubifurije umugisha w'Imana naho ubutaha mu kiganiro cya kabiri. Ciao ciao nakagaruka.